Uwabaswe n'ibiyobyabwenge ntavurwa n'umuganga gusa, umuryango we nawo wamuvura ukamufasha no gusubira mu buzima busanzwe. Ariko kandi uwabaswe n'ibiyobyabwenge akomeretsa umuryango we. Ku rundi ruhande, leta igira uruhare mu gushyiraho imirongo migari yo kuvura, gukumira no gufasha gusubira mu buzima busanzwe uwahuye n'ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge. Ikaze mu kiganiro Baho Neza Twite ku Buzima bwo mu Mutwe. Ni ikiganiro tugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'umuryango n'urwa leta mu gufasha gusubira mu buzima busanzwe uwahuye n'ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ushobora kwibaza uko leta cyangwa umuryango wafasha umwe muri twebwe wahuye n'ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge. Bana natwe muri kiganiro ubashe gusobanukirwa birushijeho uburyo butandukanye wafashwamo. Nitwa Keza Melissa, mbahaye ikaze. Ikiganiro cy'ubushize twaganiriye uko icyo umuntu yakora kugira ngo atandukane n'ikoreshwa cyangwa se n'ububata bw'ibiyobyabwenge. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese leta yakora iki, yashyizeho izihe ngamba, umuryango uwo muntu turi gukomeza tugarukaho agira umuryango, aba mu muryango. Ese uwo muryango we umufasha ute mu gusubira mu buzima busanzwe butandukanye n'ubuzima bw'ikoresha ry'ibiyobyabwenge. Kugira ngo rero turusheho gusobanukirwa uko leta cyangwa se umuryango wafasha umuntu mu gusubira mu buzima busanzwe, uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa. Mpereye ibumoso bwanjye turi kumwe na Dr. Chaste Uwihoreye. Dr. Chaste akaba ari impuguke mu buzima bwo mu mutwe, akaba kandi ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Dr. Chaste turakwakiriye. Urakoze cyane Melissa. Mwakoze kubana natwe. Murakoze. Turi kumwe kandi na Ernestine Ayinkamiye. Ernestine turakwakiriye. Ernestine akaba ari umukozi wa Vega ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Wakoze kubana natwe Ernestine. Murakoze cyane Melissa. Yego. Turi kumwe kandi na Eugene Harerimana. Eugene akaba ari impuguke mu buzima bwo mu mutwe, akaba kandi ari umuvuzi mu kigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikigo giherereye mu murenge wa Kinyinya. Turagushimiye cyane Eugene kubana natwe. Yego. Dutangire rero ikiganiro cyacu, duhere ku mpitse nibaza twihuse, ese ubwo bubata turi kuvuga, ese umuntu abimbata gute? Eugene. Yego. Murakoze cyane. Tuvuga yuko umuntu yabaye imbata y'ibiyobyabwenge mu gihe abikoresha akananirwa kubihagarika kugera kuri rwa rugero, niyo yamaze kubona yuko hari ingaruka birimo kumugiraho atabasha kubihagarika. Ndetse niyo agerageje kubihagarika hari ubwo agira ibimenyetso agaragaza, byaba iby'umubiri, byaba ibyo mu mitekerereze, aho usanga umuntu ashobora gutitira, ashobora kuruka, ashobora kugira diyare n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ese ubundi ubwo uvuze ko iyo agerageje kubihagarika wenda agira ibyo bimenyetso, ese ubundi birashoboka ko umuntu yava mu bubata? Yego, birashoboka yuko umuntu yava mu bubata, kuko nubwo bisaba urugendo rukomeye, ni urugendo rukomeye rwo guhagarika ibyo biyobyabwenge, kuko nk'uko nabivuze biragoye ko umuntu apfa kubihagarika ngo bimworohere. Niyo mpamvu aba akeneye ubufasha ubw'abaganga ndetse n'uruhare rwe ku giti cye, hakaziramo n'uruhare rw'umuryango ndetse n'abamukikije bose, kugira ngo abashe kubona imbaraga zo kubireka no kubivamo, yongera asubire mu buzima busanzwe. Melissa, ngize icyo nongeraho, kubatwa ibiyobyabwenge n'inzoga bisigara bikakuyobora ukaba utagira icyo ukora atari byo bigukoresheje. Icyo gihe uba wamaze kuba imbata y'ibiyobyabwenge. Kubivamo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze
birashoboka ariko biragora. Akenshi nk'uko bivuze ubikoresha atangira kubona ko biri kumugiraho ingaruka, biri kumwangiriza ubuzima, ariko kubera ko yamaze kurema muri we ko ari byo byonyine bishobora kubuha uburyohe bw'ubuzima, akagwa mu mutego wo kuvuga ati ariko se ncira akaryoshye kuko nibyo biri kumuha uburyohe, ariko se mirimira umuriro nanone kuko biri kumwangiriza ubuzima, akagwa muri aho hagati mu rugabagabo. Niba ariko nabivuga, uzumva benshi bakubwira ati nagerageje natsinzwe. Ni urugendo rero, birashoboka ariko bisaba ko yunganirwa akongera agasubira mu buzima busanzwe. Murakoze cyane. Ni urugendo rugorana ariko rushoboka. Dr. Shasta abigarutseho ndetse na Eugene yabigarutseho, birashoboka nubwo bigorana. Wa muntu rero wamaze kubatwa n'ibiyobyabwenge agira aho abarizwa, agira umuryango abarizwamo. Banabigarutseho ko ari na ngombwa ko bamufasha muri urwo rugendo rwo gutandukana n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ese Ernest, ni uruhe ruhare wa muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge umuryango we ugira mu kumufasha gutandukana n'ibyo biyobyabwenge? Murakoze cyane Melissa. Mu by'ukuri umuntu kugira ngo avuke avukira mu muryango. Rero navuga ko umuryango ari ishingiro ry'ibanze mu gufasha mu gukumira uwagezweho n'ingaruka cyangwa se n'uwabaye imbata y'ibiyobyabwenge. Umuryango ni ahantu umuntu avukira ku munsi wa mbere, usanga rero ari ahantu hibanze kugira ngo umuntu ariho hagufasha. Rero umuryango w'uyu munsi usanga wugarijwe, hari ibintu usanga bifasha cyangwa se bitera kujya mu biyobyabwenge. Mfashe nk'urugero, umuryango w'ubu usanga amakimbirane, iyo tugiye kureba amakimbirane ari mu miryango, usanga ari ikintu cy'imbogamizi, kuko usanga umwana avuka agasanga ababyeyi bafitanye amakimbirane, harimo ihohoterwa rishingiye ku muryango, yaba ari ukurwana, yaba ari nabo ababyeyi ugasanga harimo abakoresha ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri usanga biri bufashe wa muntu uri bujye kwishora mu biyobyabwenge, kuko akenshi aba agenda hari icyo ajya guhunga. Rero usanga umuryango ari we ufite inshingano. Niba nawe mu muryango uzi yuko wabaswe no gufata ibyo biyobyabwenge, ntabwo waba uri umubyeyi uzi ko nawe utaha wasinze cyangwa se ufite imyitwarire igoye, uba usa naho urimo kubwira umwana nawe uti uzankurikize. Ikindi navuga mu by'ukuri kigomba kwitabwaho, kuganira mu muryango nabyo bifasha mu gukumira kubatwa n'ibiyobyabwenge. Musigaye mubona dusigaye akazi ari kenshi, ariko ugasanga umwanya wo duhereza abana mu muryango urabura. Ni byiza yuko nawo tushaka umwanya wo kuganira n'umuryango, kuko nabyo bifasha gukumira. Ikindi ni uko uruhare rwo kugira ngo tuganire nk'umuryango birakwiye, kugira ngo dushyire imbaraga twese dukumire, kuko kwirinda biruta kwivuza. nk'uko Eugene yabitubwiye, bo bakira bamaze kugerwaho n'izo ngaruka, ariko tubifashe hakiri kare, ni ukuvuga ngo twarinda, kuko batubwiye mu biganiro byabanje kuvura bifata igihe, ariko tubyirinze mbere, tukirinda ya makimbirane, tukaganira mu muryango, mu by'ukuri byafasha. Umuryango rero nk'ishingiro rikomeye ryo kubaho k'umuntu, runagira uruhare runini mu gukumira no gufasha wa wundi wagize izo ngaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko nk'uko ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kimaze kuba ikibazo gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, ari nayo mpamvu leta yacu ishyiramo imbaraga nyinshi mu guhangana n'icyo kibazo. Ese
Jeanne, ni izihe ngamba, ni uruhe ruhare leta igira mu gukumira no guhangana n'iryo koreshwa ry'ibiyobyabwenge? Yego. Murakoze cyane. Uruhare rwa leta mu gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge harimo mbere na mbere amategeko. Hari amategeko akumira ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, ndetse hakabaho n'ashobora guhana mu gihe hari abarenze ku byapanzwe bakaba babikoresheje. Ikindi ni uko mu gukumira hari inzego z'umutekano zishinzwe kureba n'ibyo bintu koko bitarimo byinjira mu gihugu kugira ngo bibe bigaragara, bibe bihari. Kuko mu gihe bagerageje gushyiramo imbaraga bagahagarika iyinjizwa ryabyo n'ikwirakwizwa, ni uruhare runini leta ikora. Ikindi kandi muri gahunda yo gukumira harimo n'ubukangurambaga butandukanye. Tugenda tubona gahunda za tunyweresi, ubona ko leta y'u Rwanda ibishyiramo imbaraga, ifite uko igenda ikora ubukangurambaga butandukanye. Mu minsi yashize hari ukwezi kwahariwe kurwanya ibiyobyabwenge, hagiye haba ubukangurambaga bugiye butandukanye, aho bagerageza kubwira abanyarwanda, bakababwira ububi bw'ibiyobyabwenge, ingaruka zabyo, uko byakirindwa, kugira ngo buri munyarwanda wese agire amakuru ahagije ku biyobyabwenge n'ububi bwabyo. Ibyo rero navuga ko ari imirongo minini leta igenda ishyiraho kugira ngo ice intege ikoreshwa ryabyo, kuko bigira uruhare rukomeye mu kwangiza abanyarwanda, aho ushobora gusanga niba hari urubyiruko rurimo ruriga, urubyiruko rurimo rwiga iyo rwakoresha ibiyobyabwenge usanga amasomo ahagarara. Iyo bakoresheje ibiyobyabwenge usanga imiryango yabo ihangayika, ku buryo ibiyobyabwenge bifite ukuntu byangiza iterambere ry'igihugu ndetse n'imikorere muri rusange, ku buryo leta ishyira imbaraga cyane muri uwo mwanya wo gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Kuze cyane Jeanne avuze agerageje kugaruka gato, twagiye tunabigarukaho mu biganiro bitambutse, ububi bw'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, uko mu rubyiruko cyane cyane ko ariho imibare myinshi igaragarira, ibabuza mu kwiga n'izindi ngaruka nyinshi. Ni uruhare rwanjye rero, ni uruhare rwawe mu kugira ngo duhangane, tunakumire, yewe mbere y'uko umuntu arinda anagira no kuri izo ngaruka, tunakumire iryo koreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ernestine yigeze kugaruka gato ku ruhare rw'umuryango mu gukumira, ariko nanone hari udukurikiye cyangwa se ashobora no kuba azi n'undi muntu wagize ibyo byago, akaba yarageze aho asigaye ahura n'ingaruka z'ikoreshwa bya biyobyabwenge. Wa muryango arimo, ni gute uzamufasha mu kumuvura? Ni uruhe ruhare rw'umuryango mu kuvura uwahuye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, Dr. wowe ukunda no guhura nabo buri munsi? Merisa, nkunda kuvuga ko umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge ntarwara wenyine, ahubwo arwarana n'umuryango. Kuko bushize hari igihe twegeze kuganira tuvuga tutese ibiyobyabwenge birica, tuza gusanga ibiyobyabwenge byica umuntu akavaho tukamubura, ariko bikaba bishobora no kukubuza ubuzima, ugasa nk'aho upfa uhagaze. Icyo gihe abagukikije bararwaye, ababyeyi bawe niba babona umwana agenda bamwitezeho bararwara, abavandimwe. Bivuga rero ko umuryango nawo uzagira uruhare mu kuvura wa mwana nawe wivura. Icya kabiri nanone nkunda kuvuga ko ibiyobyabwenge ntabwo bivurwa n'abaganga gusa, ahubwo bivurwa n'abantu bose, cyane cyane abagukikije, kandi abantu bagukikije ba mbere ni mu muryango. Nanone nkongera kugaruka uko twibazaga tutari ku wundi umuntu anywa ibiyobyabwenge kubera iki. Twabonye uburyo bubiri ashobora kuba ari
kugerageza kwivura ububabare bw'amarangamutima bw'imitekerereze ari gukomora aho ari. Ernestine amaze kutubwira ingorane zimwe na zimwe ziba mu muryango, amakimbirane. Abanyarwanda nibo bavuze ngo aho kwica gitera wica ikibimutera. Mu gihe umuryango utarabasha gukuraho za mbogamizi bwabo bubabare buri mu muryango, ya makimbirane, kwa kutumvikana, ibyo byose bizatuma wa mwana cyangwa se undi muntu mu muryango yikorera bya bimenyetso atangira nk'ibiyobyabwenge. Uwo muryango uzagira uruhare rukomeye mu gukuraho bya bindi. Ariko nanone muri kwa kurwara k'umuryango, iyo umuntu yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge abura umwanya mu muryango. Iyo amaze kubura umwanya mu muryango, iyo mvuze kubura umwanya bivuga iki? Kuko agenda akora amakosa akomeye. Uzasanga yaribye ibintu bitandukanye mu muryango, uzasanga yaragiye akora amanyanga, akarwana, ku buryo umuryango ugenda ugasa nk'umujugunye, reka mbere ukamutakariza icyizere. Umuryango rero kugira ngo wa muntu yongere akire, ni uko wa muntu yongera kubona umwanya mu muryango, akabona ko ari umwana nk'abandi. Ndagira ngo nkubwire Melissa ko nkunda kuvuga ko umuryango niyo soko ya mbere y'ubudaheranwa. Ubudaheranwa butuma duhangana n'ingorane. Icyo gihe rero iyo abagize umuryango batamuhaye umwanya, bakagendera kuri bya bikomere yabateje, bizatuma n'abavuzi batari bubashe kumuvura neza, kuko buriya ngo imitima ikomeretse ntiturana. Niba rero mu muryango iyo mitima yamaze gukomereka, yakomerekejwe n'ibyo biyobyabwenge, birasaba ko ya mitima tuyomora, tukayomora y'abagize umuryango, kugira ngo tuze kwakira wa mwana cyangwa wa muntu. Kuko nanone buriya Abanyarwanda bari abahanga, bavugaga ko iyo umutima ukeye ufasha ibitugu kwikorera ibiremereye. Ni ukuvuga wa mutima w'abagize umuryango urakeye, uri bufashe kwikorera bya bintu biremereye, cya cyago cyaje mu muryango, hanyuma bahangane nacyo. Biri bunganishe nanone kuvuga ko umuryango uzagira uruhare rukomeye gufasha wa muntu, kuko wa muntu uzasanga yaragiye mu bantu bakoresha ibiyobyabwenge gusa, kandi umuryango ugomba kumubonera abandi bantu babana. Ntabwo ushobora kubaho uri wenyine, ntabwo ushobora kuba uri wenyine. Kandi nanone Abanyarwanda nibo bavuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Ni ukuvuga wa muntu wamaze gukoresha ibyo biyobyabwenge, ntitumwakiriye mu muryango, ba bandi bakoresha ibiyobyabwenge bazahita bamwiyakirira. Nibamwiyakirira rero, urumva ko ubuvuzi butazakomeza. Nkunda kuvuga rero ko umuryango niwo ugomba kumubambura, ukamuzana, ukamugarura, kugira ngo ba bantu babanaga bakoresha ibiyobyabwenge bamubure, yongera abone abandi badakoresha ibiyobyabwenge. Murakoze cyane. Shaste, ukunda gukoresha imigani, buriya tuzajya tugenda tuniga natwe gake gake tuyandike, ariko ifasha mu by'ukuri. Abanyarwanda barabahanga, byinshi bari barabibonye. Hari imigani rwose uvuze igahita isobanura urwo ruhare rw'umuryango mu by'ukuri mu kuvura wa wundi barimo no gufasha wa wundi wagize ibyago byo guhura n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Yego, urakoze cyane. Rero tukiri no ku muryango n'uruhare rwarwo, Ernestine, umuryango noneho tumaze kubona ko umuryango wafasha mu kuvura no gufasha nyine wa wundi wahuye n'ibiyobyabwenge ko wavura. Ariko noneho nyuma yuko tumaze kumuherekeza cyangwa turimo no kumuherekeza muri urwo rugendo, ni gute tuzamufasha? Ni uruhe ruhare rw'umuryango mu kumufasha gusubira muri bwa buzima busanzwe butandukanye n'ubwo tumaze kuvamo bw'ibiyobyabwenge? Murakoze cyane Melissa. Ni ukuri umuryango ufite inshingano zikomeye zo guherekeza wa muntu. Dr. Shaste yabivuze neza.
Eugene yatubwiye ko mu ngamba leta yashyizeho ibigo bifashirizwamo abagizeho ingaruka n'ibiyobyabwenge. Ngira ngo bafata hari nk'amezi bifata. Biterwa na buri wese n'uko amerewe, kuko buri muntu wese tumwakira uko bitewe n'aho yari ageze. Ariko hari igihe kiba akamara muri bya bigo, ariko iyo agarutse mu muryango afite aho agiye. Ariko kugeza ubu igikomeyemo azasanga ku kibuga cy'indege ageze iwabo ni ba bandi basangira ari buhasange. Urumva n'iki ba bantu bari bumuhereze? Ni uko bari bumubwira ati umaze ukwezi udasomaho koko, ngwino tukugurire. Abanze afate za nyigisho ze Eugene yamuhaye, ariko yange no kuva ku nshuti ze babe baramujyanye. Umuryango nurangiza bati wa Mwarumogi yagarutse. Ariko iyo aza mu maboko mazima ibiyobyabwenge n'ibiyobyabwenge n'uwabifashe ni umuntu, ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuryango rero twakabaye twumva ko wa muntu yagiye gufashwa agarutse, tukamufasha kubona inzira nziza, kuko iyindi yari arimo usibye imufasha kunywa izo nzoga nyinshi, urwo rumogi. Rero nitumuha icyuho cyo kugira ngo ba bandi aribo yisangamo, n'ubundi ni hahandi tuvuga ngo gusanga yagiye iwawa rimwe, kabiri, gatatu, kandi yasubiye, ugasanga umuntu asubiye. Ariko mu by'ukuri ni hahandi muri ya soko y'umuryango tumwakire. Ndavuga umuryango mu byiciro bibiri, hari umuryango avukamo ndetse n'umuryango umukikije, umuryango muri rusange, umuryango nyarwanda muri rusange. Ibyo biratureba kugira ngo tumwakire, kuko ashobora guhura na biriya, ariko iyo afashwe neza aba umuntu, kandi agashobora kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, ndetse akagira n'uruhare mu iterambere rye bwite, akaba umuntu muzima igihugu cyishimira, ndetse n'abandi bose bishimira. Murakoze cyane. Erega Melissa, Ernestine abivuze neza. Uriya muntu ukoresha ibiyobyabwenge niba avuye mu kigo akeneye kongera kubona wa mwanya mu muryango, nk'uko nabivugaga. Niba yari umunyeshuri akeneye gusubira mu ishuri. Uko gusubira mu ishuri ni umuti. Navuze ko nta muti majike w'ibinini ubaho. Uko gusubira mu ishuri ni umuti. Akeneye gusubira mu mirimo yakoraga, tukongera tukamugirira icyizere. Niba yari umuhinzi akongera akajya mu buhinzi bwe, niba yari umunyamakuru turi hano muri studio akongera akajya kuvuga amakuru, niba yari umwarimu akaba umurezi. Ibyo byose ni urukomatanye. Niba ari umwuga akawukora, ni urukomatanye ruzafasha bwa buvuzi. Kandi ibyo byose ni umuryango avukamo uzamufasha kubijyamo, ndetse n'uwo muryango mugari uzafatanya kumwakira kugira ngo yibone muri ba bantu bafite akamaro, bazigirira akamaro. Ibyo bintu rero bitabayeho, babavuzi ba Eugene menya byabagora. Hari ikintu ngira ngo wenda duca akarongo gatukura. Hari ibyo yaba Dr. Chaste arimo kuvuga na Ernestine. Iyo umuntu avuye muri icyo kigo cyamufashaga ku buvuzi, barimo bamufasha, atashye amaze kumera neza, ariko abagiye agana ariwo wa muryango, iyo bamwumvise bakikanga bakavuga bati karabaye aragarutse gica. Icyo gihe uyu muntu uburyo bwose yafashijwemo abagize ibyago byo kwisanga noneho agiye guhezwa. Rero uyu muryango aba bantu yasize bakwiye kugira izo mpuhwe, kuko Dr. Chaste yabivugaga yuko uyu muryango nawe ukwiye kuvurwa. Wari ukwiye kubona ubufasha ku buryo uriya muntu aza bafite imbaraga zo kumwakira, bafite umutima wo kumwakira, ku buryo ahagera bakamwakira na yombi, akabura uko asubira muri ba bandi bamushoraga mu ngorane zo gukoresha ibiyobyabwenge nanone, aho bakongera gusubira mu byo yakoraga mu muryango. Naho twahita tunaboneraho kubwira n'abadukurikiye ko kenshi binabaho muri sosiyete. Eugene yabigarutseho cyane ati karabaye yagarutse. Karabaye nta karabaye rwose,
tubonereho no kubwira rwose n'abadukurikiye, yaba wowe ufite umwana, umubyeyi se uvuye gufashirizwa ahabugenewe akaba atashyongeye asanze abo yasize, ni uruhare rwacu rukomeye mu kumwakira no kongera kumufasha bikomeye mu kumugarurira icyizere, mu kumufasha gusubira muri bwa buzima yahozemo mbere y'uko abatwa n'ibyo biyobyabwenge. Twakomeje kuvuga cyane ku ruhare rwa leta n'ingamba igenda ishyiraho, ariko wenda kugira ngo tunarusheho gusobanurira abadukurikiye ni izihe serivisi, ni ubuhe bufasha uwo muntu twakomeje kugarukaho wabaswe n'ibiyobyabwenge, ni iki leta yabashije gukora mu buryo bwo gutanga izo serivisi zo gufasha uwahuye n'ibiyobyabwenge? Eugene. Yego, murakoze cyane. Twatangiye tuvuga uruhare rwa leta mu gukumira, ariko tugeze mu ruhande rwo kuvura no gusubiza mu buzima busanzwe wa muntu wagize ibyago byo kwisanga yabaye imbata. Mbere na mbere leta y'u Rwanda yashyizeho reka mbyite ibitabo birimo imirongo ngenderwaho ku buryo bwo gufasha no kuvura uwagize ibibazo byo kuba imbata. Ayo ni amaprotokole n'amaguideline. Ibyo byose leta yabashije kubikoraho ku buryo umuntu uri Rusizi azafashwa kimwe n'umuntu uri Nyagatare. Nyuma y'ibyo ngibyo byo gushyiraho iyo mirongo ngenderwaho, leta y'u Rwanda yashyizeho ibigo byita ku buzima bwo mu mutwe, harimo n'iryo shami ryo kwita ku bagize ibyago byo kuba imbata z'ibiyobyabwenge. Aho tugenda dusanga ibigo binini, harimo ikigo gishyashya nkoreramo cyitwa Kigali Mental Health Referral Center. Ni ikigo gishya cyita ku buzima bwo mu mutwe, ariko harimo n'ako gashami kita ku bagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge. Tuvuye kuri ibi bigo binini by'ubuvuzi, leta y'u Rwanda yagerageje kwegereza abaturage serivisi zita ku buzima bwo mu mutwe, ku buryo buri kigo nderabuzima mu bitaro by'akarere harimo serivisi yita ku buzima bwo mu mutwe. Abo banyamwuga, abo bahanga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe bafite n'ubwo bubasha bwo guherekeza uyu muntu wagize ibyago byo kwisanga yabaye imbata y'ibiyobyabwenge, ku buryo bamukurikirana, bakamuvura, bakamwitaho, yamara no kumera neza hakaza nabwo bwo kumusubiza mu buzima busanzwe. Aho mu gufasha abantu dutumira umuryango tukavuga uti rero umuntu mwaduhaye ngo tumufashe nguyu, twakoze ibi, yarageze kuri uru rugero. Igikurikiyeho rero umuryango nawo mukwiye kwitwara gutya, mugiye gukora ibi ngibi, mugiye kumufasha gusubira mu buzima busanzwe, akomeze gahunda yakoraga mu muryango, ndetse mumufashe no gutera imbere no guteza imbere igihugu. Koze cyane, ikiganiro cyacu kiraryoshye rwose, ariko ntibidukundira ku masaha, akaryoshye ntigahora mu itama. Ariko ndumva tutasoza tutarangiza ikiganiro cyacu twibaza ikibazo kimwe. Twakomeje kugaruka ku muryango n'uko wafasha wa wundi wahuye n'ibibazo, ariko nanone uwabaswe n'ibiyobyabwenge akomeretsa wa muryango nawe abamo, wa muryango we abamo, cyangwa se n'abamukikije bandi. Dr. uwo muryango wo ntukeneye kwivuza, ntukeneye gufashwa? Merisa nibyo, kandi umuryango ubabara n'abawugize. Ndi bubanze mvuge ngo ubabarute, kuko iyo ubonye ibiyobyabwenge byinjiye mu muryango ni nk'ishyano riba riwinjiyemo. Akenshi rero iyo riwinjiyemo rirabatatanya, ugasanga batangiye kuvuga ukubiri, batangiye kwitana ba mwana. Umugabo ati ni wowe utarakoze inshingano, umugore ni wowe utarakoze inshingano. Noneho nkunda kuvuga ko hari igihe nyine baterwa nabo bakitera, niko abanyarwanda babivuga, ugasanga bacitsemo ibice. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko iyo bigeze mu rugo usanga abagize umuryango bagira ibibazo by'agahinda no kwiheba no kubabara, nk'uko twavugaga tubonye umwana wawe wari witezeho byinshi agatangira kugira ibimenyetso bitandukanye by'agahinda no kwiheba. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma icya gatatu, hari igihe
usanga yewe hajemo n'amakimbirane mu muryango, ugasanga ajemo. Icyo gihe rero iyo byagenze gutyo biba bisaba ko abagize umuryango bitabwaho, bavurwa, bashobora kugana za nzego z'ubuzima Eugene yavugaga. Ni ukuvuga hakavurwa, navuga abahereye ku babyeyi, ukavura abana, ndetse ukaba ushobora no kuvura n'umuryango wose, ari naho bizafasha kugira ngo wa muryango uzimane wa muntu. Eugene yahoze abivuga, ndakeka nidusoza ndabitsindagira ntireka tumwimane, tumuhe ikaze, aho kugira ngo abandi bakoresha ibiyobyabwenge ari bo bamuhe ikaze. Bizasaba rero ko uwo muryango ukira, abantu bagaturana batuje, aho guturana bafite imitima ikomeretse, kuko burya ngo abatutira batongana batura ukubiri. Abo bantu rero batutira batongana bazatura ukubiri. Tugomba rero kubavura kugira ngo bongere baturane. Nuko nabivuga, uwo muryango rero witabwaho. Kandi nkanavuga ko yahoze babivuga Eugene, ziriya nzego leta yadushyiriyeho zifite ubuhanga bwo kuvura umuryango. Nimureke niba mu muryango mwatangiye kugira ibyo bimenyetso bigaragara ko umuryango warwaye, ndeka mbivuge n'ibine biroroshye, mwatangiye kuvuga ukubiri, amakimbirane, komunikasiyo itagenda neza ni icya mbere, mwatangiye kugira udutsiko mu muryango tutumvikana, mwatangiye kubagira bamwe batangiye kugira ibimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe bihereye kuri ibyo bibazo byo mu muryango, cyangwa se umwe cyangwa benshi basohotse mu muryango. Uzi ko nabo bakoresha ibiyobyabwenge akenshi basohokamo bakigendera nta mpamvu. Nimugana izo nzego z'ubuvuzi zirabitaho kandi zibafasha. Tugane izo nzego z'ubuvuzi ziratwitaho kandi zidufasha. Ikiganiro rwose cyari kiryoshye, ubanza tuzagira undi mwanya tugakomerezaho, ariko tumaze kumenyera ikiganiro cyacu n'ikiganiro tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye z'uburyo twakwita tukanabungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe, ariko tukanahereza abantu ubutumwa, kuko hari umwe cyangwa babiri mu badukurikiye bwafasha. Dusoza rero mu ncamake, ni ubuhe butumwa twagenera abadukurikiye? Reka mbisubiremo nongere nihere ubutumwa abagize umuryango. Niba twaragize ibyago byo kugira umwe cyangwa benshi mu bakoresha ibiyobyabwenge, mureke dushyire hamwe tubimane. Kubimana ni ukubagarura mu muryango, tukabima ba bandi bari kubakurura babasubiza mu biyobyabwenge. Tubimane. Murakoze cyane Dr. Murakoze cyane. Icyo numva nabwira abadukurikiye ni uko kugira umuryango utekanye bishoboka. Tubiharaniye twese nk'abagize umuryango, birashoboka ko twagira umuryango utekanye uzira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Murakoze. Murakoze. Ubutumwa naha abanyarwanda ni uko buri wese asobanukirwa neza ko gutera intambwe imwe ukoresha ibiyobyabwenge uba utangiye urugendo rugana ku rupfu. Rero twikunde. Asoje mu butumwa avuga ko tugomba kwikunda. Numva ko no kwirinda kwiza no kutabikoresha burundu. Iyo ntambwe imwe tugerageza ntitubikoreshe burundu. Tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, ntagira ngo nshimire abatumirwa twabanye nabo uyu munsi mu kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko igira iti uruhare rwa leta n'urw'umuryango mu gufasha gusubira mu buzima busanzwe uwahuye n'ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turagushimiye cyane Dr. Shast. Dr. Shast akaba ari impuguke mu buzima bwo mu mutwe, akaba kandi ari n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Dr. Shast, wakoze kubana natwe. Mwakoze cyane. Turashimira kandi Ernestine. Ernestine ni umukozi wa Vega ukora mu ishami ryo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ernestine, turagushimira kubana natwe. Murakoze cyane Melissa. Turagushimira kandi nawe Eugene. Eugene akaba ari impuguke mu kwita ku buzima bwo mu mutwe, akaba kandi ari n'umuvuzi mu kigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe cya Kigali giherereye Kinyinya. Eugene, wakoze kubana natwe.
murakoze cyane. Turashimira kandi namwe mwese mwabanye natwe mugadukurikira. Ni ikiganiro twaganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rwa leta n'urw'umuryango mu kwita no gufasha gusubira mu buzima busanzwe uwahuye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka tukigezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima hamwe n'umuryango Imbuto Foundation. Mwakoze kubana natwe, ibihe byiza.